Kwa mugabo uracyari hano nako nta nubwo uri umugabo urakagabo uracyari hano ushaka iki Nisano si hano ni wawe cyagiwe wambugiye amagambo menshi uravuga ndakureka kuko ari iwawe hano ni wawe nese uracyari muri aka gace ushaka iki kumeze nk'inzerezi n'umuntu ugenda ureba ahantu ashaka icyo yiba uri hano ushaka insoro mudugudu watashye ugasubira iwanyu hano niyo mu rugo buriya na mugabo wese ahageze haba mu rugo rero ikintu ushaka kubwira ni kimwe sibyo sinkubujije kubina nushaka uhabe nushaka kugura ubutaka nushaka gukora iki sini kare kose si n'umugabo ariko ikintu kimwe nshaka kubwira rero ndeke no kubica ku ruhande ndakwiyemye ku mugore wanjye n'umwana wawe umugore wanjye namushatse mukunda ushaka utazi ikintu nagukorera komeza wirebesha gutya iyo nzobe uri kunyereka nayigira umukara igasa nk'inkono iteye buriya rero umuntu yagutanze baragutanze ahantu hari nzi igihe utazi kwitwa umugore wawe nafite byinshi akuzeho uzi ikintu akuzeho akuze nk'umugabo w'imbwa akuze nk'akagabo k'imbwa kumuvugira ko ataje ngo abimbwire nyine ndi kugira ngo uko kuntu uri gutekereza abantu bashobora kuba bakuzi umenye uko ariko kuko nguko niko akuze niyo mpamvu yagusize akansanga ntabwo yansize nyine namusize ariko uri kumwiruka ariko yanze ariko ko ndi kumwiruka neza cyane ibyo ndi kukubwira ndabizi kuko iyo aba atari wowe umwirukaho amafaranga narayakoreye ndaje ngo tugende tujye Gisenyi urabizi nari naragiye gushaka ubuzima ibintu byo kugera gukururana na fofo muri ubu nanjye mukururana uyu naje nje kandi tugomba kugenda sibyo uko mbona harangaye nk'umwana baguriye ubwoko bwa telefone niko kagusanye kumenyerezamo agatoki ndabona ari byiza abakiri ziko bakiriho neza urabona muteze ngaho kwa rugamba aragifite noneho kinini nyerezamo gutya nyerezamo aha umva uzabona ibirenze ibi niba hari ikintu nakora amafaranga narayakoreye n'ibirenze ibi ariko tubanze tugirane amasezerano kariya kagore kawe kakwiziritseho kangana niba bagiye wowe utangiye kuzana ibintu by'amasezerano wowe waragiye uransiga imyaka yose ndagushaka ndakubura nta kintu mwese ko nagusize urabona ngaruka mwese sinari nabigutse kuvuga ni dore iki cyaro cyacu nta terambere ririmo reka ndi Gisenyi njya kurangura muri Kongo nkaza amacuruza ibifaranga n'ifaranga ndarifite ubwo rero mbabarira ugende kariya kagore kawe kakwiziritseho n'ubundi ntabwo wigeze ugakunda n'ingihe wakunze ibintu byo kugera gukururanya na murumuna wanjye fofo ibintu by'abagore ubishyire hasi dore ko wagira ngo nawe barakuroze tugende tujye kuba uyagiye umaze umwaka wa mbere umwaka wa kabiri umwaka wa gatatu umwaka wa gatanu umwaka wa gatandatu imyaka ibaye 7 nibura nibe n'umwaka wa mbere n'uwa kabiri wagiraga gutyo kanyohereza n'ibihumbi 10 urangije urandeka telefone zose uzikuraho niwongera no kumpamagara ubu mara n'igihe utaza n'iwanyu none uraje ngo tubane nese urumva fufu none si ubwo reka nkubaza iyo nkomeza kujya nkoherereza ayo mafaranga nkajya nkora utwo mbonye nkoherereza nari kuzibubaka gute none se wowe wumva urukundo ruzakura gute bivuze ngo ari fofo na kariya kagore kakuziritseho bose urabashaka ubwo ntabwo ushaka kubarekura ngo tubane nyine urumva ubwo nyine wabonye banduta ariko wabonye ukuntu nagiye nsabonye ukuntu nagarutse nsa nabaye muzungu narabyibushye ibintu byo kugera ubwo wiziritse kuri kariya kantu kawe wagira ngo ni karye ubundi kariya wagakuye uzabaze
naragenda akora. ubwo rero barakwanze uragarutse ngo mukorode. Ubwo niba utabishaka ndigendera mwuwo none wagira ngo ukorere iki? Njye nakubwiye ko ngiye gushaka amafaranga nkaza nkavundura ubuzima, none wowe uri kubyimbya umutwe. Ubwo nyine wabonye bari abana, nta kindi nabirenza. ntabwo ari kuba uri hano, uri mu ndaya zawe i Kigali. mu mvugo turi gukoresha yabemo kubahana kuko twese turakuze, sibyo? ariko icyo ndi kuvuga cyasobanutse. Rero icyo nkusabye ni kimwe, kubw'ineza yawe umbabarire umvire muri aka gace, kandi umvire mu rugo. Brother, urakuze, umugore uzi n'umwana ubwenge, wanjye sibyo? ubaha amahoro. uzi ubwenge. Ntabwo umugore wawe ari umwana ku buryo wenda namushukisha bombo nagira iki. Si umwana nabesha ibintu wahita byumva, ni mukuru yahitamo. Sinzi ubwo bufite ubwayo. ntabwo bamfite. None se uri kunyirukana ushaka ubwo bamfite si ubwo ari bwo. ko banshobora kugira ubwo ari bwo no kuba nafungwa, bampora kwica imbwa nkawe. kandi icyo kintu nkubwiye ugishyire mu mutwe wawe. Ntabwo ndi imbwa, singi wawe. wowe kazungu, ibindi kukubwira ubishyire mu Ntabwo mutwe ngi wawe. wawe. ubwo nibwo bwoba bwonyine mfite, Ntabwo ngi wawe. kandi nzabikora. ubwonko bwawe nibutakugira inama ngo bugukure hano, icyo kintu nkubwiye nzagikora. Reka nkubwire ikintu utari uzi. Icyo nemeje ni mpaka ntigereho. Wowe korera iruhande rwawe nanjye nk'urwanjye, tuzareba usindi wareba. Nibyo kuntera ubwoba kino gihugu kigira amategeko bro, sibyo? Ntabwo buri hejuru y'amategeko. igihugu uri kuvuga ntabwo ukizi inshuti yanjye. Oya urakize ukundusha. nyizi ko kurusha, kandi ibintu nkubwiye uzahora ubyibuka. Ntacyo wankorera. uzanya ngahe kibaye Nisinzanye ngayo ndayanjye amafaranga arenga miliyoni 5. ubwo si Narubatse. ubwo so miliyoni 5 nizo uri kuvuga. Kandi narubatse nese ubwo mbaye narubatse mfite business mfite miliyoni 5 kuri konti. Ubwo urumva ayo mafaranga ari make. Ndetse ko wari warambwiye ngo tuzajya kuba i Kigali, akaba ariho nashaka kujyana na Fofo. Nkaba numva ngo ikibanza cy'i Kigali kigura miliyoni 20, 30, 50. ubwo urumva None ushaka ngo ngurire ikibanza uzajyanemo Fofo? none Ndakubajije iyo myaka subiza. yose ngo wagu miliyoni ngo zitanu. ngo wavugiye ngo Fofo ngo kuzamujyana kuba he i Kigali. Uva mubwire gabanya gufunga umutwe. Icyambere cyo ku Gisenyi hari ibintu byiza byinshi utarabona. Ku Gisenyi habayo amazi y'umucanga, wari wayabona? Amazi y'umucanga ntabwo ujya bavuga ngo Kivu ngo kinini. Ibyo byose ntabyo urabona. kimwe Nyiransibura. Ikivu kinini cya imva uzi none isambaza uzi ukuntu barabisambaza. Ibyo bintu narabyumvishe kera babigira tukiri mu ishuri, urumva twiga ibintu bya histoire, urumva bavuga ngo Nyiransibura ngo yanyahe Kivu. Banyumvira ibintu utangiye kuzana bya Nyiransibura n'ibiki. Ndi kukubwira ibintu byumvikana, waje tukagenda tukajya kubaho neza ko niyubatse ko nashatse amafaranga. Kandi ubwo ngubwo ni kariya kagura kawe kangana nk'udodo kagushuka. Nese ahubwo reka nkwaze, sibyo? Wabonye icyo Kivu, sibyo? Wabonye kingana gute? Uziko kingana no muri aka gaturage kacu. Kuno nyine ubona kano gacyaro kacu. Ibaze ko noneho habamo n'amazi ashyushye, ugenda ukoga amazi ashyushye. Uriya mugore yaranye. Niyo mpamvu ubona nabaye inzobe. Ibintu ni bibiri byemere twigendere kafufu None kareke. se bazira kugiza inzobe. Amazi ashyushye ariko wowe uzi kubyukira amazi ashyushye. Izinga vuga ngo inkari. Na basi ngira nyine urabyemera cyane akubyemera. Nyine ubashaka kwari. Bure kugeraho ni nyangaye. Nese kinyenzi ko narubwo noneho tuzatega imodoka isanzwe. Private ni ntabwo ari private, ni private. Private ni imodoka ugendamo wowe n'umuntu mujyanye na shoferi. Nta muntu mugenda mwitugana. Private Byemera ariko nawe ntukangoye. sibyo? Urabizi Fofo nyine urumva kubera ko nari narakubuze, ndavuga n'ubundi se ko nta mukuru nta murumuna nyine reka mfite kujya, ariko urabizi urukundo mukunda
nagukundaga n'ubundi ntaho rwagiye. ubwo rero byarangiye ubwo birabaye gahunda ni ukugenda ko tuzacukura umugore wanjye wowe nzakubwira umunsi ariko nyine ni vuba aha ngaha Twagiye ejo se. Genda nawe ugahera. Waje gusinzira hano. Kanawe ntabwo wawusi. Wawusi taraza no kumuha agakoma. Ingira. Urashaka kunywa igikoma cya saa saba? Sasa zagiza. Okay. Ako kwiga muri kurare byiza. Maze iminsi ndi kwiga kuvuga icyongereza. Good morning. Ngansuhuza nyine bya nyuma ya saa saba bya mu gitondo good morning mu gitondo. Nyuma ya saa saba bavuga ngo Iki? nyuma ya saa saba bavuga ngo Good morning teacher. Nibyo. Sibyo? bakaba mwarimu wawe bafite ibibazo. None se wowe bavuga ngo? Wowe bavuga ngo? Isa rike rero nabwiye ndi kwiga ari cyo nyikiye. Urumva nyine ngera Iyo ko ufite service zo kumusherera mu cyongereza bamwita. shit. Mu gifaransa wo. Mu gifaransa bamwita. Je chérie. Iri chérie. Wari gusa. Vuza chérie eh. Akuzi kari byo. Ndimo ndakonjiga verb. Siko bavuga. Vuza chérie. Eh. Nuza chérie. Nkumva se ukunda ubizi. Nuko ngo. None se kuko uri hakanye kandi nawe utari. Govi wajumenya ko umaze ukitwa usijya untera isoni buri. None se waratse. Ugabanya ubutesi ubibese Ni mugaba. kagutura umwana. None kamubwira agatekerezo k'abantu bakuru. Waratse rero nko kuya. Yamara kayigurisha. Tukayigurisha amafaranga akagurisha. None hari umukobwa wo kwa Kamari. Leta musohoka. Rero tugiye mu make hanyuma andi gakiza. Ono umurembe bashikoreho nyakara ko umena umutwe. Kwikina. Ese kudahiruka. Ugurisha inka ya mama kubera ibyo soka ruko. Nose ura mukobwa ko yanyanze kandi nakoroga akaba yaramwanze. Ubwo Ndashaka kwisuzuma. mfite amafaranga yakanyemera. Nigira amakuru ya mama ahubwo. Iminsi yashize naje kumurengera ubwira ko arwaye. Nahatanye ndaza rano ukambwira amagambo mabi. Ngeraho navugarika mu maganga. Mama sara gupa. Yarantutse. Umukecuru kutashe ngana ko namwizera. Nditono ndura mama niwe niwe mzayi. Yarantura. None se ko yagutukaga kubera ko utwite no uratwi. muzeyi ijana kwa magana Sirero umuntu ufite ubwoba asa n'ushinze icyaha. Jewe, Uhetse se muzeyi. umugabo uheka se. Akora iki? Mbwira ibyo ushaka kumbwira ndabaza. Nande susi. None ndimo bangaye njye n'abandi. Wabamo n'ababiri. Ni biki se mukuru? Mbwira yewe mwa. Ase ubundi naravuga ntabwo uri kumva icyo ndi kukubwira. Ikinyarwanda uvuze mu ruhe rurimi. Ubusa imyaka ufite ntabwo ukamera kumva na rimwe. Cyanjye nawe ikigundi cyatuma tuganira n'ibindi. Si kimwe. Bana bo murasubira. Nje ntabwo ndi ikiragira uvuga mama yewe. Mbwira icyo ushaka kumbwira wa mwana we wigendere. Abana se wagiye ubyita bo wabyaye usigiye bavutse. Kimwe n'abakuru. None se ni. None se ubundi reka bazi. uranduta se? Ntabwo nkuruta ariko urebye Ugiye kunshiraho isoni se? Ugiye kunshiraho isoni? Ndabona ushaka no kunkubita. Ngiye cyo nkubwira n'iki. Nimba warabyaye kugira ngo ubyare inda zijye zirigwa zitwara abagabo b'abandi. Genda wicaze abana bawe baganirize. Ganirize noneho ukuntu ibintu by'iwabo ari n'agahomamunwa. Ubundi abana bawe bashaka gusangira umugabo. Abana bawe umwe yarapfuye tubimenye. Nako ibyo n'ibinande. Ubwira uriya mukobwa wawe ndamwemye ku mugabo wawe. Reka kuntwarira umugabo. Ariko ujya ubona abakobwa bangana batyo wowe uruhu. Nduruhu se wowe ungana uruhu.
ubundi njyewe nari ukugurira imyenda rero waguteye terwa inka zabo ubundi ushaka ko umufuka kandi urabizi ko tumaze ko umuntu mukuru si igituka nasi nabi ntabwo ndumva gerageza kuba ariko mama se bamuzi ko ako ntabwo mbikubwira ariko atarabikubwiye basanga yarambwiye ngo sinzabibona nyine mama kuko amaze iminsi azerera nako agenda akaza bwije amaze iminsi agenda akaza bwije ntumbwire ko mama yongeye kuzana ya mico yiwe kugenda akarara agenda akarara bwije niyo mpamvu ndi kuba ngugurisha inka nihere amafaranga papa waze tubana ugase waba umurushije nyine numva ntabwo najya mba ndi mu nzu njyenyine irungu riba ryananyishije kari gusaza gukora nkawe nk'umusore ntunamukangare ntugire ute uba uri aho gusa ibintu byose ari none se harya nanjye bavuze abasore nanjye mba ndi uri igiki ariko ubyumva ko ugize imyaka ingahe itabiri 28 awa rero yego uruhinja we uruhinja rwa 28 sawa komeza ibihinja ningeza 30 nabanze gushaka sibyo cyangwa ushaka ubu ubwo wowe wabasiriye ugatereka umugore ukamukaba wambwiye mutugambana buri mukobwa kawe abakobwa se bano mbake bareba ikora uzabura aho ngaho kugana n'umuntu sibyo mubwira ibikorwa nyine no kugurisha kiriya gika hanyuma nkabona ifaranga kandi ni wanjye nakaye uko mama tutumvikana sinyine kuzatesha umutwe mama tumangira umuntu hanini sinyine kuzatesha umutwe mama ibazi inka bahirishijwe murayikamya urabizi byinshi ranka yadukoreye ukiga inka yarakamwaga ukabona ayo makayi none wigurishe kuri mukoro uzibeshye ese ziriya litiro ebyiri kamwa sinahita ngenda nkaguramo ujerekani runini icyabiri ku munsi se ayo mafaranga wayakorera aho urayakorera biriya gare byawe nyuma nk'umuntu ku ijana ugakira 300 cyangwa 400 ubwo ahuriye nayo yama utangiye kunyura rero kanigendera nawe ntabwo nongera kuvuga nawe mbwira reka mpindure radiyo vuga indi nkuru yongera aho bigeze ni gusabira uretse yaragiyemo akazi cyangwa kubwije kavuyemo ingavu ikintu ushaka kumurira ukakikorera nk'akazi kumenya amakuru y'abantu yose ikindi cya kabiri ugahiga imikorere n'imyitwarire ikindi cya gatatu ukamenya ko ushaje reba ibyo byana ufite uri aho ngaho ariko ngo uracyari umwitwarire nta kibazo njye ndemera kubikora ariko reka mbaze njye kurya sibyo nyine bya biryo wambwiye biza ubwo uzakura ryari ko nanjye uzanire nikoreremo dore ko ari ntabwo ari bwongere kurya cyane utinyuka ukamwandura reba uko ungana warumye kubera ko urwa mu bagore nakumanangana nawe wowe ubu se umunini ninde reba umunini ninde kandi uyinonge nta kijya nakubaka nta kintu upfana nawe wamuzehewe uyinonge intoki nimba nabyo utoza abana bawe umugabo wawe niba akunda abakobwa abakunda se abakunda ibiki uko bangana batya bagenda gutya naho wowe wagira ngo nturye njyewe ushaka kuvuga iyo ndi kugenda ubugira ngo ndi kugaruka Ivo ariko sinakubwiye ko ushaka kunyoka nakukubita njya ntuzamenyera nakubwiye ko ushaka kunyoka nakari akagabo kari kunyanga njya ngahanyina na akagabo nyine njye se hari umuntu ujya umenyera ahubwo ngo ugire inama ushobora no kubutera umwaka namaze umubura gisabo ariko se byawe urabizi wajyaga kunyihambaho yewe ubona ngo nakugira impuhwe ariko warambyaye mba wanshinze gashinga hirya wenda umbwira gutyo uzi ko umushinya mfite abana barabakera
ndagira ngo nkubwire wese ko amagambo mukuru ureba niba umugabo wakunda abakobwa banjye sijya bamuhaye ureka nkwibwire ubwo afite icyo yababonyeho udafite ngegera akazi noneho kamubwire komeza urukundo nagukubita wowe ujye urabana kumbwira ngo ngutuke n'ejo nkina gutu bivuge numve ikintu kimwe utabizi urahitamo kubwira abana bawe bakavugura umugabo cyangwa uzabona imirambo genda ubwire umugabo wawe afata ibyo yameze umva niba ushaka umugabo wawe mubwire ahagarare abakobwa narabibyariye uri kunyumva wajya kubashakira abagabo cyangwa ukababera umugabo sinakubwiye ubushize umbwira siki ndagira ngo umenyeshe amagambo cyakoze ibyo babaye nibyo wari ukwiye kuba kamuzo nagucurike firiya ndabizi mbwira amagucurike mbwira amagucurike ndabizi ariko se urakurayo umukobwa cyane nawe ukurayo ndamuvanayo gira vuba ndamuvanayo ariko shaho ubizi ukayarya utanyishyuye ahubwo nari ngiye kukubwira urumva wamereza indobo y'amandazi ukibwira ko ndwi yakugaruye Imana kandi bigoko nayo wagaruye ntayarya nyine uzubye nyine kugira ngo mbone amafaranga yo kurindazi kunabigura none yibazo wamaye ikidobo cyangwa isabye wanyu ruraro rwawe nabura amafaranga none ubwo ngiye najya kwaka amafaranga mu ngiye kurindazi n'ubundi si ukenera tabwishwe ntabwo yamusaba wamaye irindazi ntabwo nyamusaba wenda cyo kwantungana nk'ahantu yashyize nkaba navanaho nk'igice cy'ijana cyo kora kugira ngo izo bizinesi zikorere kuntu kereka byibuza ugiye nshyiriraho nk'atanu yanjye yo kurya kora agiye gucuruza akantu mayarya ese ubundi hari ikibazo ndi kukubaza ubundi wowe umugabo wamufata gute iyo umugabo yisubira kure banje nyamara ushatse wambwira mufitiye amakuru ubugira ngo duteranye nabyiza ibyo umbwira muganga ameze neza ndi kumugaburira ararya akaryama arihe se arihe namusize mu rugo umugabo wawe munyuze ari kumwe na mukobwa wo kwa Kamari fofo oya mukuru we sanze bicaye bari guseka bamwenyura ngo ndagukunda ngo yego anamukora ugiye kuvuga ngo ni amagambo yanjye bizi numbeshya kuri inshuro ngaho rero bizi numbeshya kuri inshuro ngo kibisubiremo kandi vugisha ukuri nimba nambeshye gusubiremo noneho wowe uba mukuru wa fofo nanjye mbe korona nyine bari bicaye hahandi ahantu hari udushyamba akajya amwegera ngo sheri ndagukunda ngo wari waragiye nyine so sindi kukwereka ukuntu byari bimeze bari kukwereka nyine ngo ndashaka ko tugenda ngo tukibanira ngo karakagure kawe nyine yari yambaye ikintu ntabwo mbizi nimba arayifite ariko nyine cy'igitambaro cy'abagore ngo karakagore ngo wagira ngo ntabwo karya ukananutse ngo umunsi umwe mu muyaga ngo ushobora kuzahuha ukagagura ariko ibyo nibyo byongeye gusa nyine bari guseka bishimye yego oya njyewe nanyuzeho nsanga bari guseka nubwo bambonye kubera ukuntu bari bimereye ndavuze ngo Claude yavugaga ngo ubundi ngo niwe nari negereje ngo kuva kera hose ngo iyo nkubona kubera nubwo nari gushaka ngo karango k'imifupa niko yari ari kuvuga ukuri nimba mbeshye nyine yari kumukorakora ahantu hose akajya anamufata gutya kubera bicaye hasi simbizi ibyo ngibyo ariko nabonaga ari kumufata nyine amwiryamishaho bagaseka ntasize bakiyicaye ahubwo wasanga bagihari njyewe ntabwo najya kwiteranya na Claude ni inshuti yanjye nawe uri inshuti wese cyangwa nawe umufata nabi kubera iki buri gihe ahora yagiye kiraza ko nindaje ariko nizabafite umugabo wanjye n'indaje baracyari umugabo wanjye kandi yavuze ngo mfite imifupa ngo ufite imifupa nye ngo ufite imifupa ngo umeze nk'udatekereza ibyo ntiyabivuze wenda nyine harimo n'utwo ndi kongeramo kugira ngo ibintu biryohe ariko bari guseka nyine yamvuze ibiti bya nyabyo mbizi ibintu bya nyabyo nyine yavuze ngo karananutse ngo urane bw'agakunda nyine indayo ngo niyo waba wifite ngo bazagutabigendera nyine ngo umukobwa bazajyana umukobwa se yemeraga nawe kandi ariwe wabimubwiraga
Claude ari kwikiriza ntayabyanga oya yari kongeza mu None bundi se- ngo wari waratinze ngo nguze ngo twigendere ngo ukora akagore ngo ngewe ngo n'ubu nubwo nkakunda niko yari ari kuvuga ndetse wanjye yamuvuga wowe hanjye ntanungire urutoki oya bataza kunyikubitira wowe uranungira urutoki niba hari oya habi tugende uranungira urutoki ugaruka ubone neza cyangwa kubanza ngo urubuto sinaga gucana imbabura n'urya oya iwanyu ntabwo nateka y'ubuto njyewe akazi nshoboye nako kuvuga gusa ibindi nyine bikorwa n'ibyaha ariko iwanyu hari y'ubuto wanguriza amafaranga n'amafaranga ese sinakubwiye ngo uze mu rugo ngo tuganuka njyewe nari nzi ko fofo nyine byarangiye mwibaniye neza none uriya ndabona mwese ko wirukanka